ndishimiye cyane kuba hano. Nitwa Petero kandi ndi hano n'abashyitsi. Hanyuma mfite umukobwa wanje ari hano. Hello Lily. Ndashaka kuvuga Kinyaranda ariko birakomeye cyane ariko ndagerageza. Birashoboka. Simbizi niba mushobora kumva neza ariko turagerageza. Reka tubahaye ikaze bakunzi ba nawe TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ndizera ko mwese mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. nawe TV tubazanira inkuru n'ibiganiro bitandukanye kandi binyura imitima yanyu. Uyu munsi munyemerere turebere hamwe ikigo cy'imari kimaze imyaka itari mike gikorera hano mu Rwanda. Uyu munsi ku itarike ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2022 kikaba cyagize isabukuru y'imyaka 25 gikorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Ntimujye kure. Ni ibirori rero byabereye mu karere ka Muhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo, by'umwihariko kakaba ari akarere katoranyijwe, bikaba byarajemo abaturutse impande zose zitandukanye z'igihugu kugira ngo koko bizihize iyi sabukuru y'imyaka 25 Urwego banke rumaze rukorera hano mu Rwanda. Ntabatindiye rero kandi ntabateye irungu, reka ahubwo ibi birori byose uko byagiye bikurikiranwa ndetse n'amagambo yahavugiwe yaba ari inzego za leta ari n'ubuyobozi bwa banke mu buryo bwose butandukanye, byose ni mu bikurikirane kandi ndizera ko muri buze kunyurwa.
tukaza tugasengana nabo tukabigisha kugera ku byo bifuza bakoresheje imbaraga zabo. Muri icyo gihe bazi yuko bazi ingaruka zo kwangana no kutabana neza, bazi ingaruka zo nabo cyane cyane babandi batari bafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo babona cyangwa se uburyo bw'imitungo kugira ngo bifashe. Natangiye 2001 ntawabuze minerivare, ntawabuze ikaye, ntawabuze ikaramu, byose bikesha ubwenge. Mu mazu y'abantu niko kazi kanjye ka buri munsi. Iyi ni inzu nkuramo amafaranga ku bantu bacumbika, hari abamara igihe, hari famiye ziba zishaka aho kuryama. Donc ibi ni ibikorwa urwego rwamfashije nkuramo amafaranga umunsi ku wundi, amacumbi ntagaraha gusa mfite n'ibimo amafaranga ahoraho, kandi mpamya neza yuko n'ubutaha biziyongera. tugakorera umuntu ubukwe no mu masangwa usanganya urwego rutambutse kuko cyafashije abantu benshi kandi kiracyabafasha. nuko bajya babaza amakuru icyo mbona mukundira nuko ndi kuvana hari kujyana aha, iyo muri hano murabikora mukazibonera hafi tumaze kwiteza imbere nkoresheje amafaranga y'urwego tukiye umuhanda gikari nakabwira abandi nuko babigana. Uriza rutuvana mu bukene, urumbabwira rurakaratwa, urumbabwira ruragahoraho, urumbabwira ni rusagambe, urumbabwira ni ruhumbwa impundu, ibisingizo ndetse n'ibisingizo. Rwego nkunda, rwego ndata, waje utegerejwe na benshi, udukura mu isayo y'ubukene. Rwego rwiza twuriye tuva mu bukene, ni wowe waje ukenewe rwose. Mwibuka kera cyane witwa Rudiririfu, abanyonza abahinzi abo babakuye hari hagoye, abacuruzi baciriritse bakakwisunga, ubu barahimbaye barataho urwego, bureba kirubutsa kuko waje bakugana none ubu bateye imbere. Ndata urwego. Abari bakennye bararuhutse kuko bakuriye bivana mu isayo y'ubukene, barihiye abana biga amashuri, bamwe muri bo nibo bayoboye abandi kubera ko waje ukenewe rwose. Urwego uri imfura mu bigo by'imari. Ubu ntukiri microfinance, wahindutse banki, ubaye ubukombe rwego ndata, ubaye ubukombe rwego nkunda, uboneza ingamba usobetse inganzo, ukaba urwego ruganwa na bose. Aho wageze ubukene burahunga, ndavuga wowe urwego. Twarakumenye hehe nabwo, mu bukungu turakataje, inkuru si impuha n'impa. Aho ubera mwiza rwego rwacu, ukuriye azira kunyerera, wavuga kambye ahora nituze, ukwiyegeraje ahorana amahoro, akabona nuko atanga amahoro, kuko isayo y'ubukene bari ntayo. Urwego nkunda ndacyakurata, aho wageze nta nyakatsi, abakumenye wadutuje imiturirwa n'ibipangu, gutanga inguzanyo ihora ku isonga, amatsinda ntuyatinya rwego, n'umuntu ku giti cy'uramugoboka. Reka nsubike simparuye kuko uru rwego rudutabara, hagira amahirwe twe twakumenye, rero urwego rwacu waje ushaka kutubera mwiza, urwego rwacu ndacyakurata. Urwego uru rumuri rwageze hose, rwageze hose, waje ukenewe rwose, ejo hagira heza, gumya utuzamure, ongera usingizwe rwose. Ndabona izuba rirenga rindekuza, reka nsubike simba dutegura hazaza. Yari impinga ya mpange n'ejo nzahore mu nganzo, umusizi udasobanya mu ndimana na risisi, muragahorana urwego. To pay taxes. Urwego becomes a family, Urwego becomes a friend life. So that's a summary of what he was trying to narrate. Imana imuhe umugisha cyane, reka twakire Shekaina dance. Muze dushima umwami
Yesu agira neza ndamushima turashima Imana kuri uyu munsi mwiza Imana yagize neza Imana yacu turayishima Imana kuri uyu munsi mwiza Imana yagize neza barakoze cyane shikayi na dance Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ngire mu byishimo ariko ntabwo twagize umwanya wo kwakira abashyitsi bacu nkuko bikwiriye twakiriye rero umuyobozi wacu kugira ngo aze atwakirire n'abashyitsi bacu b'uyu munsi anatubwire no mu magambo arambuye impamvu turi aha ngaha
Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Imana icyubahiro. Amen, amen. Mpagaze hano kwakira abashyitsi bacu twatumiye mukemera ubutumire bwacu. Imana ibagirire neza. I'm here to welcome our guests. We invited you and you made it here, and we thank God so much for you. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Muhanga, Nyakubahwa uhagarariye Banki Nkuru y'Igihugu, Banyakubahwa bagize inama y'ubutegetsi bw'Urwego, abatumirwa bacu mwese mu byubahiro byanyu, abakiriya bacu baduhurije hano, bashyitsi bahire, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi w'amateka ku Rwego Bank. Tunejejwe no kuba tumaze imyaka 25 dukorera hano mu Rwanda, dukorera n'Abanyarwanda b'ingeri zose, twibanda cyane cyane ku bafite amikoro make. Nk'uko izina ryacu ribivuga, twabaye urwego Abanyarwanda bazamukiraho bava mu bukene bagana mu nzira y'iterambere. Turaha Imana icyubahiro ku byo yashoboye kutugezaho muri iyi myaka yose. Amen. Mu myaka 25 urwego banki rumaze, tumaze gutanga inguzanyo zirenga miliyari 290 mu turere twose tw'igihugu uko tungana. Ibi bikaba byarazanye impinduka zifatika kandi zigaragara mu buzima bw'abatugana. Ngira ngo mwabyumvise mu muvugo ngo urwego rwabaye urwego nyine rwo kugira ngo umuntu avaho yarari ajye ku rundi rugero. Mu bakiriya bacu tugitangira, abagore ndetse bari 100%, ariko uyu munsi abagabo bagiye batugana, abana, abasore n'inkumi, tukaba dufite abagore barenga 65%, abagabo akaba aribo bagera kuri 35%, tukaba dufite amatsinda mu gihugu asaga 1500, tukaba dufatanya n'amakoperative mu gihugu hose. Nka banki igendera rero ku ndangagaciro za Gikristo, izi mpinduka si ubukungu gusa, ahubwo twahinduye imibereho n'imibanire y'abakiriya bacu, haba mu miryango yabo, aho batuye cyangwa aho baba baramya Imana yabo. Turangwa no gushingira ku ijambo ry'Imana, turangwa no gusengera abakiriya bacu, turangwa no kwigisha ijambo ry'Imana, turangwa no gushyira Imana mbere yo gushyiraho ibikorwa by'imari ziciriritse. Kugira ngo tugere kuri izi ntego, twagize abafatanya bikorwa beza kandi badushyikirije mu buryo bwose. Munyemerere mfate aka kanya shimire bamwe muri abo barimo ikigo cyitwa Hope International. Turashimira Banki Nkuru y'u Rwanda idushishikariza kandi dufata neza itwerekeza mu iterambere ku bijyanye n'ubuyobozi bw'amabanki. Turashimira local government na association ya microfinance institutions, mbega na Rwanda Bankers Association mu bufatanye dufite mu mirimo dukora. Kurusha byose dushimira cyane abakiriya bacu batugana, kuko badahari ntago twaba turahangaha. Twagiye tunyura mu bihe bikomeye, bimwe bigakomera kurusha ibindi, ariko ngira ngo byari bikomeye kurusha byari ibihe bya COVID, iki cyorezo cyateye isi. Nanejejwe nuko twahereye ko tufata ingamba zo guhagarika abari bafite inguzanyo, turazihagarika kugira ngo ntibishyure kuko twari turi muri lockdown. Hanyuma n'abagiye batakaza ubucuruzi bwabo, dushakisha uburyo bwo kongera kubegera no kubaha izindi nguzanyo kugira ngo imirimo yabo y'ubucuruzi ikomeze. Ibyo kandi tukaba twarabishobojwe
n'ubuterankunga bwa Hope International mufashe kubashimira. Sinasuza ntavuze ku bakozi b'indashyikirwa. Urwego rufite abakozi bakunda Imana mbere na mbere, hanyuma bagakunda n'umurimo dukora. Dufitemo abakozi tuza kubamurikira bahawe akazi muri 97, uyu munsi bakaba bakiri mu rwego bavuga ijambo ry'Imana kandi bafata abakiriya bacu neza. Ndashaka kongera gushimira abakiriya bacu b'umwihariko. Abakiriya mureba ntabwo ari abakiriya ngo dufata tugaha inguzanyo cyangwa se tugaha serivisi za banki, ahubwo ni abakiriya batwigisha kubana neza, ni abakiriya bagiye baba indashyikirwa mu turere babamo no mu midugudu babamo. Ndashaka kubabwira umukiriya umwe witwa Liberata, yari umukiriya w'itsinda. Liberata acuruzana n'abandi, afata inguzanyo, akimara gufata inguzanyo agira uburwayi. Ubwo burwayi butuma agana i Kigali. Ageze i Kigali baramuvura, ubuvuzi bwatwaye umwaka wose, hanyuma biza no kumuviramo ko bamukata ukuguru. Arangije gukira, ashoje arataha. Ageze mu rugo, mu mutwe we harimo gushaka karago, akajya ajya ku muhanda kwicara agasabiriza. Agifatwa n'ubwo burwayi aragenda, kuko yari atagishoboye gucuruza. Abari mu itsinda nawe bashoboye kumwishyurira iyo nguzanyo kugeza irangiye. Noneho agaruka afite ipfunwe, agaruka yumva ko atazashobora kongera gukora. Nibwo yashatse akarago aragenda ajya ku muhanda. Abari muri iryo tsinda baragenda baramugana, baramubwira bati se Libera, ko wacitse ukuguru watakaje ubwenge, ko ubucuruzi bushingiye ku bwenge, ngwino wongere ufate indi nguzanyo tuzagufasha. N'amarira menshi baramuhagurutsa. Liberata ava ku karago aragenda yongera ajya mu itsinda, afata iyindi nguzanyo, aracuruza, ashobora kwishyura iyo nguzanyo ndetse yishyura n'inguzanyo bari baramwishyuriye. Nyuma yaho Liberata aza kushobora gukora inyungu ikwiye, agura igare. Uyu munsi afite umuntu umutwara, akajya ku isoko rimwe agacuruza, akajya ku rindi soko agacuruza. Niki twigiyeho? Abakozi b'urwego twize imibanire myiza y'Abanyarwanda n'abakiriya bacu. Umuntu wese wamenye Imana agira neza. Bakiriya bacu turabashimye, tubigiraho byinshi. Nk'uwo mugani ntushobora kumva mu mutima, nanjye aho ntuye no mu muryango wanjye nihazaba ikibazo nk'icyo nzamenya ukuntu nifata. Ibyo si ibintu mwagiye mukura mu rwego, ahubwo ni ibintu Mwuka w'Imana abashyira mu mutima kugira ngo mujye mufatanya natwe kandi muteze icyubahiro cy'Imana imbere. Ibyo rero tukaba tubishimira Imana. Ni ibintu byinshi byagiye biba mu myaka 25, tukaba tubikesha imbaraga z'Umwuka wera n'Imana agiye idufasha no gushingira ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero mufatanye natwe kugira ngo tunezerwe, twishime, tubyine, kuko Imana yatugiriye neza natwe turishimye. Iyo niyo zaburi twatangiranye nayo. Ndangiza rero munyemerere, murabona ko kugeza kumara imyaka 25 ishize, yewe mazemo imyaka 5, hari abandi bagiye bayobora urwego muri icyo gihe. Barimo abayobozi bamwe baraha, abandi ntago baraha. Ndashaka ko aho umugabo witwa Faustin Zihiga amanika ukuboko igeze kuyobora urwego mu gihe mani kugiye neza, haguruka Faustin. Turashaka ko mumfasha gushimira umuntu yari umusore icyo gihe. Uyu ni umugabo wita Peter Bria, nawe wayoboye urwego, nawe abaramutse. Ako by'umwihariko ndashaka kwakira umuyobozi wa mbere w'urwego, yitwa John Munga. Ndagusaba ngo uze hata, niwe washyizeho urufatiro rw'urwego, twese tukaba tugendera rimwe na rimwe mu bintu yagiye ashyiraho. Thank you, Christine. I'm John Munga. Nitwa John Munga. Impamvu nje hano, why I'm here is to add to the Urwego story. Nje kugira akantu ko nongeraho ku nkuru y'urwego.
izina Urwego ritarabaho, before the name Urwego was there, I was on the ground with a small team. Urwego rutaritwa Urwego, jye nari mpari n'ikipe ntoya dufite irindi zina. Fine. Bansabye ko navuga ururimi rumwe. So Urwego uko rwaje kwitwa Urwego, iyo kipe twari dufite ntoya, igihe cyarageze baratubwira bati rero ibikorwa byo mukora biragaragara n'ibikorwa bizamara igihe kirekire, bati turashaka yuko mugira izina ryanyu ryihariye, mugatandukana na World Relief ariyo yari yatangije program. So we started under World Relief, and nkuko nabivugaga, igihe kiragera bati mugomba kugira izina ryanyu ryihariye. Mbaza ikipe nakoranaga nayo, niko mu buyobozi bigenda, ntiwiherera ngo ukore ibintu. Mbaza abantu twakoranaga, ndiko badusabye kwita izina, twagira irihe zina? Muzi ko za association amashyirahamwe yacu agira amazina maremare y'Ikinyarwanda. Nuko baramubwira batariko bati twebwe tuba duhuze turi mu masoko twishyuza, ibyo byo kwita izina no gucurangira abahetsi. So ndabaga ndifasha, ntekereza izina rigufi rishobora gusomeka, rishobora kuba rifite icyo risobanuye. Izina Urwego riza mu bwenge bwanjye. Urwego mu Kinyarwanda, Urwego murarwumva, ni ikintu twuririraho tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi tugakomeza. Natwe rero twagomba kwikura ku rwego rumwe rw'ubukene n'ubukire twari dufite tukagera ku rundi. Igihe rero cyarageze, artist, abantu bazi ubugeni, araza mubwira story, mubwira inkuru y'Urwego, icyo Urwego ruvuze. We nk'umuhanga ashushanya kiriya kirangantego, iriya logo mubona. Iriya logo ni Urwego, ariko ntabwo ari urubaho aha n'urubaho ahangaha, ahubwo ni abantu babiri bafatanya amaboko. Abo bantu ntabwo ari abagabo, ni abategarugori. Impamvu Urwego abategarugori nibo bari abakiriya baruta abandi, ni nabo twatagetingaga, nibo bari intego yacu. Buriya rero iyo mubona kiriya kirangantego, umugore umwe afatanya akaboko n'undi, bari mu rugendo rwo kwiteza imbere, bava ku rwego nk'uko umupoeti yabivuze, bava mu bukene bazamuka bikura muri ubwo bukene. Ndangiza ahantu navukiye mu Buganza i Rwamagana, umugore usobanutse, umugore urimba, umugore ukeye, umugore wambara neza, yitwa umugore w'Urwego. Nkaba rero nishimye nyuma y'imyaka 25 ko dufite abagore b'Urwego benshi, hakaba hari n'abagabo basaza babo, abagabo babo babasanze nabo akaba ari abagabo b'Urwego. Murakoze cyane. Arakoze cyane. So in Kinyaranda, that's a ladder. So they wanted that to be a ladder of opportunities for people to progress out of poverty. So they looked for an artist, and the artist is the one who designed the logo for them. So when you look deeply into Urwego logo, you will see two women holding hand in hand, if you check on our logos. And those women, they represent the target market or the target beneficiaries that they were thinking about at that time. So that was a symbol or a representation of people progressing out of poverty. And like our friend, our client said earlier, the poet,
this became a lot of opportunities for thousands and thousands of Rwandese to progress out of poverty. So God bless you, Mr. John Munga. God bless you, CEO. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe korari dushyireho akaririmbo gato cyane, hanyuma twakire undi mushyitsi ukurikiyeho. Bagenzi banjye bashinzwe inama y'ubutegetsi y'Urwego Bank, amagambo yanjye arabamo gushima gusa kubera ko ni umunsi w'umunezero, ubwo rero ugizwe no gushima. Ndatangira nshima Imana Data se mwami wacu Yesu Kristo baduhaye umukiza. Uyu munsi tukaba dukijijwe, tukaba dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, tunezerewe muri isi kandi n'ibihe bizaza tuzahora tunezerewe imbere y'Uwiteka. Bashima Imana rero cyane. Sinshidikanya ko imyaka 25 urwego rumaze rukora, amahirwe n'umugisha wose urava ku Mana, kubera ko misiyo y'urwego iva ku mutima w'Imana, iva muri Great Commission. Akaba ariyo mpamvu tudashidikanya ko urwego rushyigikiwe, kuko n'ijuru rurayishyigikiye. Imana ishimwe cyane. Mwendongera nshime igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Iyo tutagira igihugu cyiza, urwego ntabwo rwakageza aho rugeze aha. Nibi turimo kwishimira ntabwo tuba tubifite, ariko tubikesha ubuyobozi bwiza butanga umutekano w'abantu n'ibintu na businesses nk'izi zigathriving nangwa zikagera ku ntego. Nagira ngo mbasebe muhamo amashyi igihugu cyacu, ubuyobozi. None ndongera nshime cyane bagenzi banjye dufatanije uyu murimo wo kuyobora iyi bank bari hano, chair nangu tuyobora mukuru ntahari, ariko abandi barahari. Nagira no muha amashyi, abenshi baje bava hanze y'u Rwanda. Nanone nkashimira cyane, ndongera nshimire cyane abakiriya bacu b'urwego. Badahari urwego ntacyo rwageraho na gito, ariko kubera ko muhari bakiriya beza, mwatumye tuva kuri level imwe kugera ku yindi y'urwego. Kandi dushidikanya ko nidukomeza gufatana mu maboko tuzagera ku bintu bikomeye cyane, kubera ko urwego ntabwo rugamije gukora inyungu, no kugira ngo tubone ubushobozi buhagije bwo gufasha benshi bashoboka. Ikindi rero ngira ngo nshime, ndongera gushima ubuyobozi nangwa leadership y'urwego, iyobowe na Christine na timu ye, ku bwitange majoro barara cyane byagaragaye igihe cya covid, bakora mu ngo kandi bagomba gusavinga abakiriya, ariko baritanga ku buryo uyu munsi dushima ko urwego rutarimo guhumba, ahubwo rurimo gukora inyungu, bitugaragariza ko imbere ari heza. Nabo nasamuha amashyi cyane. Ubwo rero ndumva gushima kwanjye ari uko minota mikeya, ariko ngira ngo banyakubahwa Governor w'Intara y'Amajyepfo, nyakubahwa Meya w'akarere ka Muhanga, banyakubahwa Bishop bari hano n'abapastori, banyakubahwa mu byubahiro byanyu bitandukanye, ndagira ngo mpagarariye urwego, mpagarariye chair w'inama y'ubutegetsi y'urwego, mbakire muri iki cyicaro cyiza. Namwe mwese bakiriya, inshuti z'urwego, turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane. Our board chair, or the representative of the board, was acknowledging what the Lord has done for us.
he was reminding us that we are who we are, and we are progressing how we are progressing because of the blessings of the Lord, because of the salvation that God has bestowed upon us, the Great Commission. And he made it clear that what we're doing today, the heaven is with us. He also acknowledged the leadership of this nation that makes it easy for business to thrive, for investment to happen, for people to work with security in their businesses, at their homes, in their lives. So I can't overemphasize that enough. And then finally, special thanks to our clients, to Urwego leadership, and to everyone that is here that has partnered with us throughout this journey. So thank you so much and God bless you. Imana ibahe umugisha. Tugiye kwakira ubuyobozi bwatwakiriye cyangwa bwaduhaye uburenganzira bwo gukorera muri aka karere ka Muhanga. Ni umuntu uri buze ahagarariye abafatanyabikorwa bo dukorana nk'urwego. Ni benshi cyane kuko guteza imbere abakiriya bisaba yuko abantu benshi bafatanya cyangwa se guteza imbere igihugu. So nyakubahwa meya, ndifuza kubakira kugira ngo muze mugire ijambo mugeza ku bashyitsi bari aha ngaha. Nyakubahwa guverineri w'intara yacu y'Amajyepfo, nyakubahwa uhagarariye banki nkuru y'igihugu, nyakubahwa cyangwa se ba nyakubahwa muhagarariye inama y'ubutegetsi y'Urwego Bank, nyakubahwa CEO wa Urwego Bank, ba nyakubahwa muhagarariye imiryango ishingiye ku myemerere turi kumwe hano, ba nyakubahwa mukorera Urwego Bank, nshuti bavandimwe bakiriya cyangwa abanyamuryango b'Urwego Bank, bashyitsi batandukanye turi kumwe, akarere ka Muhanga tubahaye ikaze. Turabasuhuje kandi dutewe ishema no kubakira mu karere kacu, ndetse natwe twunga mu ryanyu ko Imana yakoze ibikomeye, natwe tukaba twishimye. Iyi myaka 25 cyangwa se isabukuru yizihizwa uyu munsi n'umuryango Urwego Bank, akarere ka Muhanga dutewe ishema nuko nibura 24 muri yo natwe turi abanyamuryango b'iyi banki. Twishimira cyane uru rugendo tumaranyemo iyo myaka yose, ndetse tukishimira n'umusaruro ukomeye wavuyemo muri ubu bufatanye. Muri iyo myaka 24 tumaranye, Urwego Bank mu karere ka Muhanga bafite abanyamuryango basaga 15,000, kandi nkuko leta yacu yahisemo guha umugore imbaraga ndetse no kubakira ku mugore mu buzima n'iterambere ry'iki gihugu, 85% y'abo banyamuryango n'abagore. Ni ishema rero dutewe no kuba natwe dufite uruhare rukomeye mu muryango Urwego Bank, ariko nanone Urwego Bank narwo rukwiriye guterwa ishema nuko rwahinduye imibereho y'umuryango rushingiye ku mugore. Iyo myaka tumaranye nibura miliyari 27 zanyuze mu biganza by'abaturage b'aka karere. Kubera iyo mpamvu uyu munsi akarere ka Muhanga ni akarere gatekerezwa nk'akarere kagaragiye umurwa mukuru w'igihugu cyacu. Ibyo kandi tubiterwa nuko dukora, ndetse n'iterambere ry'aka karere rikaba ryihuta. Wabireba neza ugasanga n'uruhare rw'Urwego Bank ntabwo ari ruto. Turishimira cyane ko urwego ruhagaze neza mu bucuruzi bw'aka karere. Abikorera benshi bashingiye ku bufatanye bafitanye n'Urwego Bank, abahinzi ndetse n'aborozi. Imiryango myinshi uyu munsi ifite imibereho ishimishije kubera ubu bufatanye, ndetse tukanishimira cyane ko ubufatanye bwacu budashingiye gusa ku mafaranga cyangwa se ku ishoramari, ahubwo nk'uko mwabyumvise mu biganiro bitandukanye,
na roho zacu uyu munsi ziratunganye kuko urwego banki rwabigizemo uruhare. Turimo turagira ubuzima bwiza hano ku isi, ariko nk'uko mwabyumvise n'ejo hazaza h'ubuzima bwacu nyuma y'imibereho yacu kuri iyi si, tubayeho neza kuko dutegura n'ijuru tukiri hano ku isi. Kuba rero harimo n'ijambo ry'Imana bigira inyungu ikomeye kuko no mu miryango bituma tubaho neza, ndetse n'iyo mishinga itandukanye dukorana n'urwego banki ikazamo imicungire iboneye kuko imitima yacu iba yarangije kugira n'indangagaciro za gikirisitu. Ibi nabyo rero turabyishimira, kandi ni nayo mpamvu iterambere ryihuta nuko tuba twubakiye kuri izo ndangagaciro za gikirisitu, kandi ubufatanye bwacu bukaba bushingiye ku kuri no ku mikoranire iboneye. Turabashimiye cyane rero ko mu turere twose tw'u Rwanda mukoreramo, mu bafatanyabikorwa basaga 130 mukorana nabo. Uyu munsi akarere ka Muhanga twahawe amahirwe yo kwizihiza isabukuru turi kumwe. Dukomeje kubaha ikaze kandi turabizeza ubufatanye. Ibikorwa byiza tumaze kugeranaho muri iki gihe bitubere umusingi ukomeye wo gutegura neza ejo hazaza twese twifuza. Tubifurije isabukuru nziza kandi Imana ikomeze iduhana umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane nyakubahwa meya. Imana imuhe umugisha. Let me just summarize what the mayor of Muhanga district has just said. She acknowledges the Urwego Bank has played a very critical role in the development of this district. So it's among the secondary cities that support Kigali. We've served over 15,000 clients, and remarkably 85% of them are women. So that's something to be proud of. We've given over 27 billions in loans, and that's something that has greatly contributed to the development of this city, Muhanga. And she also acknowledges that Urwego is a Christ-centered institution, and the Word of God that we teach and preach lays a good foundation for the life that lies ahead. And these Christian values are a foundation for swift development, because when you have Christian values, it's much easier to go together in partnership and in integrity. And she ended her speech by her message by assuring us that her support is there, Muhanga district support is there, and anything that we want from them in terms of partnership, they are ready to be with us. So we thank them so much. Nyakubahwa meya, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Reka twongere duhuze ibiganza byacu tumushimire, dushimire n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga. Babanye natwe mu by'ukuri dufite abakiriya benshi muri aka karere kandi bafata inguzanyo ntoya cyane ziciriritse, ariko baradufasha cyane cyane inzego z'ibanze. Turabibashimiye cyane. Reka nsabe korali yongere tunyurizeho akaririmbo gato cyane, hanyuma mu kanya turakira undi mushyitsi wacu kugira ngo atugezeho ijambo. Mwiriwe neza muraho mwese. Muyobozi w'akarere ka Muhanga, muyobozi mukuru w'Urwego Bank, abagize inama y'ubutegetsi y'Urwego Bank, abahagarariye banki nkuru y'igihugu, abahagarariye amabanki atandukanye turi kumwe hano, bafatanyabikorwa, abanyamadini n'amatorero ndetse n'abakuru bayo mwatumiwe muri uyu munsi mukuru, amakoperative, abatumirwa mutandukanye mu nzego zitandukanye murimo, tuti bavandimwe, by'umwihariko abakiriya b'Urwego Bank, banje kubaramutsa no kubifuriza isabukuru nziza.
uyu munsi turizihiza isabukuru y'imyaka 25 urwego banki maze ishinzwe ifasha abanyarwanda mu nzego zitandukanye kwiteza imbere no kugira uruhare mu guteza imbere iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ni ishema kuri twe nk'intara y'Amajyepfo kuba twakiriye iyi sabukuru yo ku rwego rw'igihugu ikizihirizwa mu ntara yacu muri aka karere ka Muhanga. Nkaba nagira ngo mfate uyu mwanya tubibashimire. Turashimira kandi Urwego banki kuba yegereye abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kubagaragariza aho bavuye n'aho bageze muri iyi myaka 25 ishize. Akaba ari umuco mwiza kandi n'indangagaciro zijyanye n'amahitamo yacu y'abanyarwanda. Nashimiraga cyane abambanjirije ku bitekerezo ku ijambo ryiza bagiye batanga, ariko by'umwihariko ngashimira ubutumwa bwatambukijwe bugaragaza aho banki imaze kugeza abakiriya bayo bari hafi 140 babitsa bakabikuza, muri bo abarenga 31,000 bakaba barahawe inguzanyo kandi abenshi muri bo akaba ari igitsina gore. Twishimira cyane ko ari umurongo w'igihugu cyacu wo kwimakaza imbere ihame ry'uburinganire ndetse no kutagira n'umwe usigara inyuma. Abagore nabo bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu. Tukaba dushimira Urwego banki ko mwabahaye urubuga rwo kugaragaza iryo tafari ryabo bashyira ku iterambere ry'igihugu cyacu twese. Mu myaka 25 ishize hamaze gutangwa inguzanyo zirenga miliyari 462, by'umwihariko muri uyu mwaka mukaba mumaze gutanga izirenga miliyari 18. Nagira ngo nshimire cyane kuba mwita nkuko mwakomeje kubigarukaho ku banyantege nke, mukabazamura kugera ku rwego rwo kwifasha no gufasha abandi, nkuko harimo n'umukiriya wabishimiwe, ariko kandi ibi bikanajyana n'izina ryanyu Urwego. Ndashimira Peter ko yari nsobanuriye, umuntu yajyaga bibona akabona n'urwego ariko ntabone ko ni ingazi umuntu agenda azamuka kuri imwe akagera ku yindi akagera ku iterambere ryo hejuru. Ni byiza cyane, ariko kandi abantu bafatanye urunana ntawe usigaye inyuma. Ikindi ni uko kubemera Imana twese twemera ko ntacyo twageraho tutari kumwe nayo. Nkaba nshimira cyane ko mutita gusa ku iterambere ry'umubiri gusa, ahubwo mureba no ku muntu w'imbere cyangwa se kuri morale, roho y'umuntu. N'ijambo ry'Imana rivuga ko roho nzima iba mu mubiri muzima. Ni byiza rero ko mutita gusa kuri uwo mubiri, ahubwo mwita no kuri roho. Ikindi kandi tugendeye ku mibereho ya muntu, ni ngombwa cyane ko umuntu aranga n'indangagaciro. Izo ndangagaciro rero za nyazo ahanini tuzisanga mu ijambo ry'Imana. Tukaba duhamya rero ko ibyo mwubaka ari bizaramba, kuko mukora ku muntu w'imbere mugakora no ku w'inyuma, bityo akagira indangagaciro zimufasha ko yubaka koko ibiramba. Twashimishijwe nuko nkuko nabigarutseho mwibanda ku bafite ubushobozi buciriritse, nta n'umwe usigaye inyuma, mukabazamura nkuko biri mu ntumbero ya banki yanyu binyuze mu matsinda y'ubwisungane. Ikindi nuko mukorana n'amakoperative amenshi akaba ari ay'abahinzi n'aborozi, ari nabo benshi dufite muri iyi ntara yacu y'Amajyepfo. Ibi kandi bikanadufasha kuzamura no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ndetse no kubyongerera agaciro. Mwagize uruhare rero mu kudufasha kongera umubare w'abaturage bakorana n'ibigo by'imari, tukaba tubasaba ko mwakomereza muri uwo murongo kugira ngo u Rwanda rubashe kugera ku ntego yo kuba igihugu gifite ubukungu bukataje mu iterambere ku rugero ruringaniye mu mwaka wa 2035, aho umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu
ubariwe ku muturage uzaba ungana n'amadolari 435 birasaba imikorere n'imikoranire yihutisha iterambere ry'umuturage kandi bigashoboka twese tujyanyemo nta n'umwe usigaye inyuma. Niyo mpamvu nka leta dushyigikira gahunda zifasha abaturage kugira ubushobozi bwo kwiteza imbere buri umwe ku giti cye, byaba byiza bigakorwa bishyize hamwe bagafatana urunana bagana mu iterambere no kwikemurira ibibazo, ari nawo murongo urwego banki ukoreramo. Turabasaba rero gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo uburyo bukoresha amafaranga mu ntoki bugabanuke, ahubwo twinjira mu gukoresha ikoranabuhanga cashless, kandi abenshi bakajya babyikorera. Akaba ariyo mpamvu dushyigikiye cyane gahunda mwatangiye yo guhugura abakiriya banyu cyangwa se abafatanyabikorwa banyu muri izi gahunda, tukanabasaba ko mwabyagura kurushaho. Turabasaba kandi gukomeza kwagura serivisi mutanga ndetse no kurushaho kuzinoza. Aha ndavuga Urwego banki kimwe n'andi mabanki yose twaba turi kumwe hano, kurushaho kwegereza abaturage serivisi mubaha, tubarinda gukora ingendo ndende. Mu gusoza, turabizeza ko ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo urwego rwa serivisi rurusheho kuzamuka kandi abaturage barusheho kwishimira serivisi bahabwa, kandi ibi ntabwo twabigeraho twese tudafatanyije. Turabizeza rero imikorere n'imikoranire izatuma umuturage arushaho gukomeza gushyirwa ku isonga nk'uko ari wo murongo wa politike yacu. Ndasoza mbifuriza amahoro n'umugisha w'Imana, gukomeza gutera imbere birushijeho no gufasha abanyarwanda benshi, kandi by'umwihariko mukomeze kugira isabukuru nziza y'imyaka 25. Imana iturinde twese. The role of Urwego and appreciating their role in development of this province and the country at large, specifically in supporting people who would otherwise not be reached by mainstream financial institutions. She also appreciated the fact that over 85% of our clients are women, because they play a big role in the development of the nation. She acknowledged the role of Urwego in giving out over $462 million in loans since we started, and our current loan portfolio of over 18 billion Rwandan francs. She also emphasized on the vision of Rwanda, and she's requesting Urwego and other financial institutions to play a very key role in that journey, especially the government strategy of being a cashless society. So as Urwego, we've developed our own platform, IMVO, and we're training clients to make sure that they can be able to use that. She's assured us of the support of her team, especially in terms of good service and partnership. And together, she believes that the Lord is with us. A very good soul and a good spirit and a good body. They live or interact with one another, and they impact each other. And she believes that together with the Lord, we'll be able to achieve it. Murakoze cyane nyakubahwa guverineri. Reka mfata aka kanya dufata umwanya wo gufata ifoto y'urwibutso mbere yuko tujya mu kindi gikorwa gikurikiyeho. Ndabayobora uburyo turi bubikoremo.
twongere tubaha amashyi CEO President wa Hope International Peter Greer, RBA representative, CEO of RBA gukatiye cake ahantu ari nabonye. Reka tubasabe William bayobore kugira ngo bakatiye cake. Maraza kuza gutya nyuma kamera gate hano ni Kose cyane nagira ngo twubahe Imana duhaguruke twese maze dushime Imana kuko yatugiriye neza. Twese duhagurutse ababishoboye maze dushime Imana kuko yatugiriye neza. Mureke dusenga Imana. Mwami Imana turagushimye cyane kubw'icyubahiro cyawe cyiza. Turagushima kubw'urukundo rwawe kandi turagushima ko watugiriye neza muri uyu munsi mukuru, kuko tugusaba kugira ngo iyi banki Urwego ikomeze kwerekana ibikorwa bikomeye kandi guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Turagushima ko tutigeze twibagirwa yuko uhindura imitima. Mwami turagusaba rero kugira ngo uhe umugisha ubuyobozi bw'iyi banki, uhe umugisha abakozi bose kandi ukomeze kubashoboza kugira ngo bahindure imitima y'abantu kandi babafashe kugira ngo bashobore gukira, bakire neza, barwanye ubukene n'ubujiji kandi bakomeze kubaka ubwami bwawe nk'uko ubibashakaho. Nuko tugire neza twese kandi ubwo tugiye no gufata ifunguro rifasha imibiri yacu, Mwami ifunguro ryeza uriho umugisha. Turazirikana benshi bataribonye kugira ngo ribabonere kandi ukomeze kubabera ibyiringiro. Kandi Mwami tugusabye amahoro kuko uri umwami w'amahoro, kandi uduha amahoro kuri buri wese uri hano, ya yandi aruta ko umuntu wese yakwibwira. Ayo mahoro yaduhe, ayo mahoro yahe igihugu cyacu, kandi ayo mahoro yashyire mu mitima yacu, kandi ukomeze kugendera mu migisha wowe utanga, imigisha iva ku Mana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Iyo migisha ibane namwe mwese, igumane namwe mwese kandi igendane namwe mwese kuva none kugeza iteka ryose. Amen. Akoze. Ngayo nguko rero bakunzi banjye nawe TV, ngayo nguko akaryoshye ntabwo gahora mwitama, kandi ntekereza ko byinshi murabibonye, mwumvise amavu n'amavuko, mwabonye byinshi cyane cyane by'iyi banki Urwego imaze igihe ibaye ubukombe hano mu Rwanda. Imyaka 25 ntabwo ari imyaka mikeya, beshi mwageze ku iterambere mukesha iki kigo kimari, kandi ndabizi neza ko na bugingo n'ubu abatarakigana uyu ni umwanya mwiza kuri nge nawe. Niyo mpamvu natwe tubazirikana kugira ngo tujye tubagezaho ibyiza biri mu
mu gihugu cyacu. Ariko kandi namwe ni byiza ko muduha amaboko yanyu, ntimwibagirwe gukora subscribe ni kuri iri jambo ritukura, rikandeho wibuke no gukora kuri iyo nzogera, ndetse n'ibitekerezo byanyu ni byiza. Aka kantu nako ni sawa, kurayikinga ni byiza kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Reka mbashimire babwira ko ibiganiro byacu nakagaruka. Bataragana banke Urwego ni munyaruke. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.